agatsemba mu nyanja, mu nzuzi no munsi y'ubutaka, haba mu nzu ndende no mu nto yarahazi, yatwaye abasenga n'abadasenga arajyana. Ntuzatinya umwanzi, udatinya n'abami, ntarebe naho yatinyutse na Yesu, umwami w'abami iminsi itatu yose. Ariko iri ni ryo banga, Yesu iminsi itatu gusa. Ariko iri ni ryo banga, Yesu iminsi itatu gusa. Abahanga b'isi ntako batagerageje, bashakishe sinzi uwo mubisha rupfu. Bagiye mu kwezi, bagiye mu zuba, n'izindi nyenyeri ndetse no mu nda y'isi. Ariko bagenzi, rupfu hose agerayo, abacura inkumbi n'ubu barashobewe. Ariko muhumure, twe twamenye ibanga yuko hariho uwatsinze urupfu burundu. Uwo rwamwigerereje rwitwa Satani, ku munsi wa gatatu aba ararutsinze. Yasukanye ubutwari Yesu umwami w'abami, umwizera wese azahora biteka. Abahanga b'isi ntako batagerageje,